Morning traders, nongeye kubaha ikaze kuri Kevin Trader, aho tuzajya turebera byinshi ku bijyanye na Forex trading. Uyu munsi tugiye kureba analysis za gold, n'iki twakwitega uno munsi ku wa mbere, cyangwa se ni izihe opportunities dushobora kubona mu isoko. Dutangira, urabona ko gold cyangwa se iri muri uptrend, cyangwa se iri kujya muri buying side. Uje ukareba ukabona ko iri very strong. Hano kuri current candles urabona ko candle y'uyu munsi yaje gutestinga ino support yacu, cyangwa se aho twari twamakinze nka half candle. Iyi big candle yaje gukora retest iba rejected, ikomeza hejuru. Hari high chance ko market y'uyu munsi cyangwa se candle kuri daily time frame ishobora kuza gukomeza hejuru, ikaza gufiringa ino week yabaye created kuwa kane. So hari high chance ko dushobora kubona uptrend kuri gold. Ntabwo nigeze nkora change kuri analysis twari twakoze ejo, kuko zari zikiri still valid. Uje ukareba aho urabona ko hari strong support. Aha ni ya half candle twari twamakinze, ya big candle twari twabonye ko kandi yo kuwa gatatu n'iyo kuwa gatanu zagiye zibaho rejected, n'uyu munsi ikaba yahageze ikongera kuba rejected, igasubira muri upside. So nk'ibisanzwe aha twari twashyizeho resistance, n'aha dushyiraho indi resistance. Reka tujye muri forwards turebe nimba hari changes zabayeho, gusa I think ko nta changes zigeze zibaho kuri 4 hours. Turebe muri 4 hours uko byifashe. So muri 4 hours urabona ko iyi kiri strong support, aho yabayeho rejected kuwa gatanu. Uno munsi gusa ntiyahageze neza, gusa naho yabaye rejected. So which means ko ino candle ishobora gukomeza guflipping up, cyangwa se next candle ikaba yamanuka ikabona gukomeza hejuru kugira ngo ize gufiringa ino range yacu. So still kuri gold turacyabona ko dushobora kubona bullish side. Hari high chance ko market yacu yakomeza gutrendinga muri uptrend. So nawa ndabona support twaciye na resistance ziri very valid muri 1 hour. Wenda reka twa adjusting iyi turebe, tugiye muri 30 minutes. So uje ukareba muri 30 minutes urabona ko market yacu for now isitinze muri iyi range. Market yacu isitinze muri iyi range, iri very strong. Icyo twarindira as traders nuko market yacu cyangwa se gold ishobora ku breakinga ino support yacu, ikaza igakora retest, ikamanuka, ikabona kuba yaza gufiringa ino range yacu cyangwa se ino zone yacu. So icyo tugomba kurindira nuko iri bu breaking above, igaclosinga, ikamanuka for retest, ikabona gufiringa ino gap. Kuko uje ukareba ino range yacu ni range nini. I think ko ifite 100 pips ni nyinshi, gusa iramutse igeze kuri ino week watekinga 80%, ugashyira break even niyo plan. Naho kuba yamanuka ikaza ngaha ifite lower chance, ishobora kuzabikora, gusa bifite amahirwe make cyane. So kuko yarangije gukora retest y'iyi support yacu. So reka tujye kuri GBP USD turebe hose byifashe bite, n'izi opportunities dushobora kubona uno munsi. Reka twihuse duhere muri daily time frame. Plan twari dufite nuko yamanuka igatesting ino support, gusa yabaye rejected kuri iyi. I hope ko amaze kumenyera uburyo nkora analysis. Iyo nshyizeho green box byerekana ko market niramuka yageze iri bube rejected, igasubira hejuru. So iyo ubonye confirmation cyangwa se candlestick confirmation, niyo ntaba nabikubwiye, gusa ubonye nashyizeho green box biba bivuze ko ari strong support, means ko market nihagera iba rejected, ikaba yasubira muri upside. So I hope ko abarebye analysis bamaze no kumenyera uko nzikora.
mwafashe trade kuko uje ukareba urabona ko hari bullish engulfing cyangwa se bullish candle ya coverinze whole body ya red candle, which means ko iba indicating ko igiye kujya muri uptrend. So katuhere muri daily time frame turebeho byifashe bite. So ugahera muri daily time frame urabona ko kuri big picture yari iri kujya muri downtrend cyangwa se market yacu yajyaga muri selling side, ariko waza ukareba ukabona ko ino trend line yacu yabaye broken, isa retest, ikora retest irangije iba rejected ikomeza hejuru. So which means ko market yacu iri kurivasinga isubira muri uptrend. Waza ukareba ino strong resistance yacu twari twabonye ejo ko iri very strong, yaje support iba created, ibaye created, hari high chance ko twabona bullish side cyangwa se uptrend. So hari high chance ko kando y'uyu munsi yaza igafiringa ino range yacu. So reka twigire muri 4 hours turebeho byifashe bite. So muri 4 hours kubona ko iyi kando iri very strong cyangwa se nini cyane, byerekana ko aba buyers bafite control ya market cyangwa se bashaka gupushinga isoko hejuru. So ino kando mubona iri openinga ishobora kuza gukora retest iyi support yacu cyangwa se iga creating a week, yamara creating a week iga flippinga igasubira muri upside. So means ko turi bubone uptrend cyangwa se market isubira muri buying side. Reka tujye muri 1 hour turebe ko byifashe bite. So no muri 1 hour still ni bya bindi, ishobora kuza gutesting no support yacu ishobora kuza gutesting no support yacu ikaba rejected, ikabona kuza gufiringa ino range yacu. So which means ko tugomba kurindira retest y'iyi support yacu. So reka tujya muri 30 minutes turebeho byifashe bite. Muri 30 minutes still plan iracyari ya yindi, ahubwo icyo turindira nuko market yacu yaza ikaba rejected kuri iyi support yacu. Iramutse itabaye rejected wenda ikabreaking ikamanuka, warindira somewhere ishobora kuba ya creating a support ikabona ukomeza hejuru. Ubonye support ibaye created watekinga buy yawe kuko irabiri very safe, kuko uje ukareba ahangaha already yamaze gutestinga ino support. Hari high chance ko ishobora kumanuka ngo igere kuri support yongere iri testing. So hari high chance ko yaza gutesting ino support ya mbere itakora ikaza kuba ya creating a support somewhere. So support nababwiye ko iba created igihe market iri muri uptrend ikongera ikamanuka for correction, hakahita habonekamo indi candle ifunga ari bullish. So iyo ifunze ari bullish urindira ko next candle i creating a week, imaze gu creating a week ka breaking highs ya previous candle uhita taking entry yawe. Nagiye mbaha ingero nyinshi, reka turebe ko ahangaha nabona urugero. Uje ukareba nk'ahangaha support yabaye created kuko market yari iri muri uptrend iramanuka for correction, hahita habonekamo ino bullish candle yafunze imeze nka hamwe. So which means ko support yari yabaye created, next candle imaze breaking highs iyi twari kwita twinjira tugatargetinga ino next resistance. So kumva no kuri GU ibyo turi butegereze ko biri bube, ahubwo reka twigire kuri Euro USD turebe hose biraba bimeze bite. Kuri Euro USD twari twifuzaga ko ejo yamanuka ikaba ya testing no support, gusa ntago yigeze hagera. Ahangaha rero reka dushyiremo support, kuje ukareba hari support ahangaha yabaye rejected, iba rejected inshuro 3, which means ko iri somehow strong. Kuri 30 minutes ishobora ko ariyo mpamvu market yahise pushinga upside. So reka duhere muri 1 hour turebeho muri 24 hours cyangwa se daily time frame turebe ko byifashe bite. So
nk'uko twari twabonye ko market yacu ishaka kurivasinga cyangwa se ishaka gusubira muri uptrend, twari twabonye ko iri muri downtrend, gusa twavugaga ko niramuka ibreakinze ino resistance yacu ariho turi bwizere ko igiye neza muri uptrend. Gusa waza ukareba kuri current candles urabona ko aba buyers bafite control ya market cyangwa se bashaka gupushinga market, aho market yamanutse for correction hahita habamo support yabaye created kugira ngo ikomeze hejuru. So candle y'uyu munsi yopeninze pushing up, which means ko buyers bashaka gusunika isoko hejuru. So hari high chance ko market ishobora kuza gufiringa ino range yacu. So reka tujye muri 4 hours turebeho byifashe bite. So muri 4 hours market ishobora kumanuka ikaba ya testing ino support yacu, ikabona guflipinga igasubira hejuru kugira ngo ize gufiringa ino range yacu. Twigire muri 1 hour. Muri 1 hour ni same plan, nuko yaza gutesting ino support yacu cyangwa se ikaba yamanuka ikaba ya creating support somewhere here, ikabona kuba ya flippinga up cyangwa se yasubira muri buying side. Reka tujye muri 30 minutes turebe nizo opportunities dushobora kubona as day traders. So muri 30 minutes icyo tugomba kurindira nuko yamanuka ikaba ya creating support cyangwa se yaba rejected kuri support yacu ikabona gukomeza hejuru. Iramutse idakoze breaking ino support yacu with the very strong candle, warindira ko ya creating support somewhere here. Iramutse creating the support ahangaha cyangwa below ikamanuka ikaba ya testing ino support yacu, watekinga buy yawe biraba biri very safe. Ndikumva kuri EU ibyo turi burindire ni ibyo bibiri, ko yaba rejected kuri support cyangwa se ikaba yamanuka iga creating support somewhere here cyangwa se ikaza kuba rejected kuri so ikaba yaza gufiringa ino range. So ndikumva ari ibyo twakitegura kuri gold, EU na hamwe na GU. Thank you so much. Gusa mwibuke ko uno munsi ni kwa mbere isoko ritari stable, riba bihindagurika cyane. So be careful, don't waste your money. Urindire ubone confirmation cyangwa se urindire ubone setup ya. So thank you so much, happy trading day.